Yesu ngo abitegereze abona bafite umuhati, abona bafite gukora, abona bafite imbaraga, nabo ngo arabareba ngo arababwira ngo ngaho namwe nimusige izo ncundura, nimusige ubwo bwato, nimurangiza muze munkurikire. Yesu ngo arabareba, ariko yaragize ate? Yari yicumye imbere ho gatoya. Nawe nari nkubwiye ngo Yesu yicume, nawe Yesu yicume mama, Yesu yicume ku buzima bwawe, Yesu yicume. Ese urabona nta hantu Yesu yakwicuma? Reka mubaze ikibazo, ndakubaza ikibazo cy'amatsiko. Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nejejwe n'Imana mu mutima kuko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Iyi ni ya channel yacu kandi yanyu, isoko y'abizera TV. Ni umwanya mwiza Imana itugeneye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyemerera rero wowe ufunguye channel yawe cyangwa se ufunguye telefone yawe ugakora kuri YouTube ugira ngo urebe video runaka, birashoboka ko ufunguye ukagera kuri iyi video. Nyemerera rero mbere yuko ntangira tubanze dusenga Imana kugira ngo ibyo ugiye kumva bize kugira umumaro ku buzima bwawe. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, ndagushimiye kuko duhaye umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nyemerera unyure muri iri jambo, hanyuma ukore icyo washatse gukora ku buzima bw'uyu muntu ugiye kureba iyi video mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana nabe muri wowe. Nkuko bisanzwe nitwa Singaye Regis, channel yo nayivuze ni isoko y'abizera TV. Nejejwe n'Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana, ni ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Ndabyita kuganira kubera ko Bibiliya iravuga ngo ibintu byose byarumviswe. Ubu rero turimo turagenda tuganira twibukiranya kugira ngo dukomezanye mu by'uru rugendo. Imana iguha umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Hari abakoresha Bibiliya ntagatifu, ubwo ni Evanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 4 cyangwa se umutwe wa 4 bitewe na Bibiliya ukoresha yariyo. Hanyuma muranyemerera dusome umurongo wa 21 wonyine. Matayo ibice 4 umurongo wa 21. Hari ijambo rivuze gutya ngo yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri. Umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo, bapfundikanya inshundura zabo. Bapfundikanya aha hantu masubiyemo kenshi, nawe uhitondere. Bapfundikanya inshundura zabo, arabahamagara. 22 reka naho tuwushyireho ntacyo bitwaye. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwishimire. Hanyuma ntabwo ndi butinde, ndagira ngo tuvugane kuri iri jambo ry'Imana iminota itari myinshi, ariko kandi ugire icyo ukuramo nanjye ngira icyo nkuramo, kuko ijambo riravuga ngo uwigisha ijambo ry'Imana n'umwigisha bose bagabane. Bivuze ngo ari nge uri kukubwira, ari nawe uri kundeba unateza amatwi, twese turagira icyo dukuraho. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo yicumye imbere, ngo agera ahandi hantu ahasanga abavandimwe babiri. Aba bavandimwe ijambo riravuze ngo bari mu bwato, ariko ntibari bonyine, ahubwo bari kumwe na se. Ise ngo bose bari hamwe, ariko hari ijambo dusomyereze ngo bari barimo bapfundikanya inshundura zabo. Hanyuma ngo Yesu arabahamagara. Reka mvuge iri jambo, hanyuma nkuzaniye ijambo cyangwa se muri byinshi ngiye kukubwira bikubiye mu ijambo rimwe cyangwa se mu nteruro rimwe. Ni interuro ivuga ngo uyu munsi Yesu yicume agere aho uri, kandi nahagera ntagusige uko agusanze, bitewe n'uburyo ki ushaka ko Yesu agira ibyo wahindura. Ijambo ravuga ngo uyu munsi Yesu yicume agera aho uri. Reka mvuge gatoya kuri iri jambo ryitwa kwicuma. Ushobora kuba wenda wumva kwicuma
ukaba udasobanukiwe kwicuma icyo ari cyo. Ubundi kwicuma ni ijambo ry'ikinyarwanda, ni ijambo risobanuye ngo ni ukuntu umuntu aza ahantu uri ataje yihuta cyane, ahubwo aze agenda gake gake aza kwegera, nibyo bivuga kwicuma. Yesu rero nawe mu mikorere no mu mitekerereze ye ntabwo ajya yihuta cyane, ahubwo agenda gake. Impamvu ni iyi: umuntu umwe yigeze aravuga ngo ni Imana isekura gake ariko ikanoza cyane. Biravuze ngo Yesu ibyiwe abikora yitonze. Umunyarwanda nawe yaciye umugani mwiza, aravuga ngo iyihuse yabyaye ibihumye. Biravuze ngo Yesu rero we ibye abikora gake kugira ngo abihe umurongo. Nari mvuze ngo Yesu yicume. Yesu yicume ku buzima bwawe, Yesu yicume mu mibereho yawe, Yesu yicume mu kazi kawe. Imana ishimwe. N'iryo jambo nkuzaniye, nyemerera untege amatwi mu minota mike, ntabwo ndi bugutindire rwose. Ndabizi ufite izindi video ushaka kureba, ariko n'iyi ngi umvaho gatoya kuri iri jambo. Uyu ni Yesu. Iyo somye Bibiliya irambwira ngo Yesu ni umunsi umwe yazindutse yiyumvamo ko akwiye kugendagenda muri karitsiye aho ngaho. Noneho Yesu hari ukuntu ajya yiyumvamo gukorera umuntu ikintu. Noneho reka nkwinginge wumvire ijambo. Yesu nawe uyu munsi yiyumvemo kugira ikintu agukorera. Uzi ko hari ukuntu Yesu ajya aramuka yiyumvisemo gukorera umuntu ikintu. Noneho naratangaye, iyo Yesu yumvisemo gukorera umuntu ikintu, nta muntu wamutanga imbere, nta wamukoma mu nkokora, nta muntu wamuvuguruza, nta muntu n'uyu wabasha kurogoya umugambi we. Reka nkubwire, Yesu yicuma agere ku buzima bwawe. Yesu ngo yiyumvamo kugendagenda, ngo aragenda muri iyo karitsiye. Ubundi hari imvugo nshaka kukubwira. Hari ikintu cyitwa kugendagenda, hari ikintu cyitwa gutembera, hari ikintu cyitwa kuzerera, hari ikintu cyitwa kubunga. Izi ni imvugo zigiye zitandukanye, kandi izi mvugo zose zifite icyo zisobanuye. Kugendagenda ndetse no gutambagira ni imvugo zikoreshwa ku bantu bishoboye, ku bantu bafite ikintu runaka bashobora kubona ibintu aho bagendagenze bakabihindura. Hanyuma gutembera ni imvugo ikoreshwa ku muntu udafite ikintu arimo akora, wari wicariye mu rugo akumva bimujemo kugenda. Iyo muhuye ukamubaza ngo ugiye he, aravuga ngo ndimo ndatembera. Yesu rero ntabwo atembera. Hari n'icyo bita kuzerera cyangwa se kubunga. Izi ni imvugo zikoreshwa n'umuntu mbese utagize icyo yica cyangwa icyo akijije, ariko Yesu we aragendagenda. Kugendagenda bivuze iki? Biravuze ngo iyo arimo agendagenda hari ibintu agenda yitegereza. Iyo arimo agendagenda hari ibintu agenda areba, akabona ibyo bintu uburyo ki bimeze siko byakabaye bimeze. Uyu Yesu iyo asanze ibintu biri uko bitakabaye bimeze, nunyumve neza mugabo unkurikiranye, yewe mama unkurikiranye, mukobwa musore unkurikiranye, Yesu ikintu namukundiye, uyu ni umwami w'abami. Iyo asanze ibintu biri uko bitakabaye biri, arabihindura, ntago abisiga uko abisanze. Turamushimiye, ni umwami w'abami. Ndamukunda. Yesu aragororotse, ndamukunda, ni inyangamugayo. Uyu Yesu ndamukunda. Ngo agenda ngo agera ahantu hari inyanja. Iyi nyanja ngo ayigezeho, Bibiliya ngo ayisangaho abavandimwe aba ngaba babiri. Aya mazina y'aba bavandimwe ndayakubwira. Ngo umwe yari Simoni witwa Petero, undi ngo yari Andreya ari we mwene se. Yesu ngo abitegereze. Hari ukuntu Yesu ajya yitegereza. Unyumva? Hari ukuntu Yesu ajya yitegereza, akakureba, akabona ibintu urimo, akabona ubifitemo umuhati. Yabona ubifitemo umuhati, akavuga ati uyu ngo ndamutse mwangaje nanjye yazankorera neza. Yesu ngo areba ukuntu baroba, areba ukuntu bajugunya urucundura, areba ukuntu bakurura ifi, areba ukuntu bagenda mu bwato. Aravuga ati abangaba ndamutse mbazanye bazakora umurimo wanjye. Ngo ahita ababwira ngo nimunkurikire. Abahindurira icyerekezo, abahindurira domaine. Reka nkubwire, nawe Yesu aguhindurira icyerekezo. Birashoboka ko aho wari ufite umuhati nibyo, ariko ibyo wari urimo ukora Yesu yarebye abona ntago ari byo wakabaye ukora. Ndaje kukubwira ngo Yesu aguhindurira icyerekezo. Haleluya. Yesu aguhindurira icyerekezo. Yesu ajya ahindura domaine y'umuntu. Yakakureba wikoreye agataro, akabona ukuntu utanga keya mu bakiriya, akavuga ati uyu ngo ndamutse mwubakiye etage nkamukiramo hariya hejuru, nkamujyana mu isoko rikomeye, yazabasha kwakira abantu. Nawe Yesu aguhindurira icyerekezo. Hari ukuntu Yesu akureba, akareba ukuntu uri iwanyu
we mukobwa ukuntu shyashyana wakira abashyitsi baje iwanyu, akavuga ati uyu nguyu ndamutse muhaye umugabo yazabasha kumufata neza. narivuze ngo Yesu aguhindurira icyerekezo, abahindurira icyerekezo. uyu Simoni Petero ndetse na Andereya, Yesu abahindurira icyerekezo. arababwira ngo uko murimo muroba amafi ni nako ngiye kubaha umurimo, muzajya muroba abantu, munzanira abantu kuri njyewe. turashimira Yesu. kandi nawe unkurikiranye wasanga Yesu yarakurobye. niba atarakuroba wenda uyu munsi akurobe. natwe muri twebwe abagize iyi cano yitwa Isoko y'Abizera TV, natwe turimo abantu Yesu yarobye. natwe yaraturebye aho twari turi, abona ibyo turimo turabikorana umwere, abona abasinzi barasinda bafite umwere, abona bari gusamana barasamana bafite umwere. haravuga ati aba bantu barimo bakora ibintu bafite umwete, ndamutse mbazanye nkabashyira mu murimo wanjye ntago bazankorera. nuko yatuzanye, nuko natwe turi ahangaha, natwe dushyizemo agatege. nawe rero shyiramo agatege. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuze ngo iki? ngo arabahamagara baramwitaba. ntago bamusuzuguye, baramwitaba. Bibiliya rero iravuga ngo baramukurikira, aragenda abaha akazi. ano ijambo twasomye ryavuze ngo akiva aho ngaho, agishingura ibirenge aho ngaho, ngo yicumye imbere. niko ijambo ryatubwiye kuri 21 ngo yicumye imbere ho gatoya, ngo ahita agera ku bandi bavandimwe bangahe? babiri. nabo ariko ngo ntabwo bari bonyine. uze kunyumva, ahangaha niho ruzingiye rero, ahangaha niho ruzingiye. nyemerera unkurikiranye, ihangane witarutsa video, nkurikirana gake kuko ngiye gusoza, ntabwo ndi bugutindire. ahangaha niho ruzingiye. Yesu ngo yicumye imbere, abona abandi bavandimwe babiri, ngo abitegereze, abona nabo ibyo barimo, abona ni ibintu by'umuhati, abona ni ibintu bikomeye cyane. aba bavandimwe Bibiliya yavuze ngo umwe yari Yakobo, undi yari Yohana. abangabo ngo bari bene Zebedayo. Yesu ngo abitegereze, abona bafite umuhati, abona bafite gukora, abona bafite imbaraga. nabo ngo arabareba, ngo arababwira ngo ngaho namwe nimusige izo ncundura, nimusige ubwo bwato, nimurangiza muze munkurikire. Yesu ngo arabareba, ariko yaragize ate? yari yicumye imbere ho gatoya. nawe nari nkubwiye ngo Yesu yicume, nawe Yesu yicume mama, Yesu yicume ku buzima bwawe, Yesu yicume. ese urabona nta hantu Yesu yakwicuma? reka nkubaze ikibazo, ndakubaza ikibazo cy'amatsiko. aho ngaho mu rugo iwawe Yesu aramutse yicumye nta bintu yagenza neza. aho mu kazi ukora, ako ngako ukora winubira, ako ngako ukora utumvikana n'abagukoresha, ako ngako ukora utumvikana n'abo mukorana, buriya Yesu yicumye. oya Yesu yicumye. wireba ku ruhande reka tuvugane. Yesu aramutse yicumye nta kintu yakora, nta bintu yahindura, nta bintu yagenza neza. Yesu aramutse yicumye biramwa ngo aricuma. ese ku mugabo wawe wa wundi kwa kundi mubanye mu rugo, buriya Yesu yicumye mama nta kintu yakora. ubu se kuri mu muryango bahora bagutoteza bakubwira ngo ibyacubiriye gutyo gusa. ubu Yesu yicumye muri baramukazi bawe, Yesu yicumye nta bintu yahindura, ahubwo yicume cyangwa ntiyicume. zamura icyubahiro cy'Imana. Yesu yicume ku buzima bwawe, Yesu yicume. ngo arabahamagara, arababwira ati namwe narebye mbona umuhati wanyu, narebye mbona uburyo kimunkorera, murimo mukorera ubutunzi bw'isi, namwe nimuze zabagira abarobyi b'abantu. ngo baramukurikira. umva ijambo nashatse muri aya ngaya. ijambo ryatubwiye ngo aba bavandimwe babiri, ndagira ngo ubyibuke, hamwe na se uko bari batatu, ngo bari barimo bakora igikorwa cyitwa gupfundikanya incundura. tekereza iri jambo ryitwa gupfundikanya. ubundi umuntu apfundikanya ibintu byacikaguritse, ariko apfundika bikongera bigacika, akongera agapfundika bikongera bikanga. ibi ngibi nibyo apfundikanya. Bibiliya ivuze ngo iki rero? ngo barimo bapfundikanya. noneho reka nkugarukeho wowe, ni wowe ndimo mbwire, rega ni wowe ndimo mbwire. reka nkugarukeho. ubundi wowe nta buzima ubona urimo bumeze nko gupfundikanya. oya tubwizanye ukuri, ubuzima urimo ni ubuzima bwiza, nta gupfundikanya. nta tuntu ujya ubona upfundikanya uyu munsi ugapfundikanya utireka wenda acuruza utungutu, ejo ukabona turahomba. urapfundikanya ukajya mu makara ukarangura imifuka 3 cyangwa ukarangura 5, ejo ugahomba. urapfundikanya ukajya mu nyanya, ejo ukarangura amabasa 3 cyangwa 4, ejo agahomba. ukagumya ugapfundikanya ukimukira mu ntoryi, ukagumya ugapfundikanya ukajya yewe no muri dodo, aho ngaho urimo urapfundikanya. ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yicume. baba aide stase dole, Yesu yicume, ayicume ku buzima bwawe. iyo Yesu yicumye agukura mu gupfundikanya. ngo arababwira ngo ibintu byo gupfundikanya ndimo ndabareba nkabona nabirambiwe. reka nkubwire, Yesu arambiwe gupfundikanya.
ubwo buzima bwo gupfundikanya urimo Yesu araburambiwe. Niyo mpamvu yicumye, niyo mpamvu ndi nkawe narambura ibiganza nkavuga ngo ndakiriye Yesu, ndakwakiriye. Yesu aricumye ku buzima bwawe mama. Yesu ngo aricuma ngo arababwira ngo ibyo bintu nimubivemo. Hari ubuzima Yesu agiye kugukuramo, hari ubuzima Yesu agiye kukurenza, hari ubuzima Yesu agiye kuguteruramo. Turashimira Yesu, niwe wenyine ushobora gufata umuntu akamuterura mu buzima yararimo, niwe wenyine ushobora gufata umuntu akamuterura mu bibazo yararimo. Yesu niwe wenyine. Oh, haleluya. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zibemeze. Yesu inyuma yawe mama, inyuma yawe hahandi inyuma yawe hamwe bakurwanya, inyuma yawe hamwe bagutoteza, inyuma yawe hahandi bamwe barimo bagushorera bavuga ngo baje kugukura muri urwo rugo. Inyuma yawe hari induru zirimo zivuga, inyuma yawe hari abarimo bagukoba, inyuma yawe hari abarimo bagutoteza. Ariko Yesu ndimo ndabona yicumye. Yesu arashe, Yesu aricumye. Imana iguha umugisha. Yesu aricumye. Niyicume ku buzima bwawe, niyicume mu mibereho yawe, niyicume mu bushobozi bwawe, niyicume mu kazi kawe, niyicume ku bakoresha. Yesu niyicume mu rugo rwawe, niyicume mu muryango wasatsemo, niyicume. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Yesu aricumye. Imana ihimbazwe. Yesu aricumye mama. Yesu aricumye ku buzima bwawe. Aricumye. Yesu nari mubwiye ngo aricumye mu buzima bwawe, mu bana bawe, hahandi ku mashuri babuze ubwenge. Yesu aricumye. Nari mvuze ngo aricumye. Abasanga barimo bapfundikanya, abakura mu buzima bwo gupfundikanya. Reka dusenga Imana. Ntabwo ndi burenga aha ngaha. Narinje kukubwira ngo Yesu yicumye agukure mu buzima bwo gupfundikanya. Nyumva rero gatoya ngo amaze kubakura muri ubwo buzima, ngo biyavuze ngo basiga icundura bazijugunya aho ngaho, ubuzima bubi babusigaho. Ibi bitameze neza barabita ngo bahita bakurikira Yesu, ngo bamukurikire. Bakora ikintu gikomeye ngo basiga Zeredari, bamusiga aho ngaho, bamusiga muri bwa buzima. Impamvu bamusize muri ubwo buzima ngo baravuga ngo tugiye gukurikira Yesu, dushakisha ubundi buzima bwa buzima. Tekereza, nta bantu wasize bwo gupfundikanya uyu munsi wa none bari bakwitezeho ibyiza, ariko nawe ukaba ukiri mu buzima bwo gupfundikanya. Tekereza abo wasize mu cyaro, tekereza abo wasize mu ntara, tekereza abo wasize hirya no hino bari bakwitezeho yuko ugiye i Kigali, ugiye muri Amerika, ugiye i Burayi, uzabahindurira ubuzima, ugiye mu bindi bihugu runaka uzabahindurira imibereho, ariko nawe warahageze ukomeza gupfundikanya. None waretse tukabwira Yesu akicuma ku buzima bwawe, akaza akagukura muri ubwo buzima bwo gupfundikanya, nawe babandi wasize ukaba wabagirira umumaro. Urumva bidakwiriye? Ntabwo wafatanya nanjye muri iyi minota tukinginga Yesu, tukamubwira ngo Yesu we, ubuzima twari twiteze, imibereho twari twiteze ntabwo turacyari gupfundikanya, ariko niwicume ugeraho turi, kuko Yesu niyicuma urugo rwawe ruragenda neza. Yesu niyicuma umugabo murongera mubwirana amagambo y'urukundo. Yesu niyicuma uwakurebaga akabona warahindutse, akabona isura yabaye nabi. Yesu niyicuma arongera akwite maso y'inyana. Yesu niyicuma wa wundi wajyaga kubwira utugambo twiza k'urukundo, uyu munsi akaba ataha gutontomera. Yesu niyicuma arongera kubwira amagambo. Yemera dufatanye gusenga Imana. Nari nkuzaniye ijambo, nari nje kugira ngo Yesu yicume n'uyu munsi. Rega ntabwo ari cye ukimara kureba iyi video nari mvuze ngo Yesu yicume. Birashoboka yakwicuma. Dufite ibimenyetso, umuririmbyi w'umwuka we ababa dufite ibimenyetso birenze ko Yesu ashobora kwicuma ku buzima bwacu. Ibimenyetso birahari. Natwe yaricumye, n'abandi yaricumye. Hari abo tujya twumva ubuhamya. Ntabwo ari wowe yakwigirizaho mwana, ngo Yesu yicume. Reka Imana, ufite ibintu ushaka ko Yesu yakwicuma, ufite intambara zikugoye wumva Yesu yakwicuma akazirangiza, ufite urugo rwawe rukunaniye ushaka ko Yesu yakwicuma agatanga amahoro. Reka dusenga Imana. Nubishobora ahantu uri upfukamira Imana, nubishobora ntacyo bitwaye. Nushaka ufate telefone yawe mu ntoki, ntacyo bitwaye. Nubishobora ushyira ikiganza cyawe hejuru, urabwira Yesu. Yesu arabireba. Nubishobora, ntabwo nzi uburyo ugiye gusenga bitewe nuko ushaka ko Yesu yicuma. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ihambaye,
ijambo ryawe ritubwiye neza yuko hari igihe ujya wicuma ugahindura ibintu, hari igihe ujya wicuma ukaza ugahindura imibereho y'abantu. Nanjye narisenze ngo uyu mwene data cyangwa se uyu mushiki wanjye cyangwa se uyu nguyu urebye iyi video, Mwami Imana ikomeye, reka mu kwizera nawe wicume umugirire neza, wicume ugire ubuzima uhindura ku buzima bwe, kandi ni wicuma ku buzima bwe ubuzima bwe burahinduka, imibereho irahinduka, uko yarabayeho nabi birahinduka, nawe yinjizwe mu munezero. Ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye kandi ugiye kumugirira neza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana nabe muri wowe mu izina rya Yesu, amen, amen, amen.